Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruka Empire News ndabasuje kandi mbaye ikaze muri gitondo cyo kutariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ndabasuje mwese muri mu bice byo bitandukanye mwe muri majyepfo mu burasirazuba ngira bwaryo mwese mbahaye ikaze mwebwe mwabanye natwe tunabashimira ko mukomeje kugumya mubana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma rero mu by'ukuri turazindutse amakuru yacu rero amakuru agezweho amakuru hano kuri Telemirwano ntabwo ibintu bimeze neza na gato cyane muri access zitandukanye birasa nkaho ibintu byasubiye rudubi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa nkaho ibintu byasubiye rudubi, birasa nkaho ibintu byamaze kwangirika cyangwa se wagira ngo ibiganiro by'idoha muri Katari nibyo byatangije intambara. Twagiye tubabwira kenshi mukavuga ko ara yacu mukavuga ngo urabona ngo urareba ngo buriya twababwira ati ubu ngubu tayari birasa nkaho urugamba ari bwo rutangiye, birasa nkaho intambara ari bwitangiye, right? Mwe muravuga ngo na yacu ariko ubu tuvugana intambara mu mujyi wa Uvira irakomeye, intambara iri kwerekeza Bukavu, intambara muri Nord Kivu yagarutse iri ku rundi rwego ku buryo bukomeye cyane. Masisi intambara ikomeye, Rucuro intambara ikomeye. Twababwiye ibitero ku munsi w'ejo byabaye mu mujyi wa Goma muri bice byose byo bitandukanye bikomeye cyane. Urumva mu warikare nuko nguko urumva ko sasa urugamba rwongeye bushyashya, intambara yongeye bushyashya. So nagira ngo mumve rero ko ibintu ntago byoroshye naka na gato n'urugamba n'intambara. Gucyo tugiye kunyana turebera hamwe rero ese mu by'ukuri bihagaze bite muri access zitandukanye. Navuga ko hari imperuka cyangwa se urugamba rukomeye cyangwa se kongera kuramfurusa cyane cyane ngama mu mujyi wa Uvira, ndetse uvuze ngo imbaraga zigiye gukora kuko urabona ko ubu Uvira niho hari imbaraga nyinshi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse yewe na coalition FARDC. Bivuze ngo abagiye kurwanira muri Masisi ni Wazalendo cyane nkeya ariko cyane FDLR, kubera ko FDLR nyinshi buriya ntabwo ziri muri Sud Kivu, FDLR nyinshi buriya ziri muri Nord Kivu. Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe kandi FDLR za Nord Kivu ziri kurwana kurusha zira coalition zose ziri muri FARDC ziri muri Sud Kivu hariya muri za Uvira. Tugiye kugenda tubigaruka muri amakuru yacu. So ese birwana herehera mukehe munyemere mu by'ukuri tubyinjiremo muri update muri introduction z'imirwano yahereye naho yazindukiye muri rusange. Ngiye rero mwumva kuri mikoro mbere ni Nelson akiyamashikira mutaza Jabal nyine magazine yo kuri nge Fontaine Commander itaraba mpari bino kuba mpari bahaye ikaze rero ndi na mugenzi wanyu ndahari nanjye gatanu kuri kagenzi kako ngiye tuzanya amakuru akomeye cyane tugiye kubabwira uko byifashe hano ku rugamba, aho rero n'umutwe wa 23 uri kugenda ukora agashyashya muri famando ya mbere ndetse na famando ya kabiri. Nubundi Wazalendo ku munsi w'ejo mu ijoro ryarayirikeye barayibiripotinga kure mu 23 ku bwishi bitewe nuko bari bakubiswe babona nta bundi buryo usibye kugira gute kumanika amaboko. Breaking news zandi makuru afite mu nzira ku muhanda uva werekeza no muri Tongo werekeza kandi nanone ahantu bita Kabizo batangije urugamba muri iki gitondo. Ubu tuvugana ibintu ntago bimeze neza ahantu bita Kitembe, ahantu bita Kitembe urabizi neza cyane ku munsi w'ejo M23 yarahafashe, hirya yaho gatoya yongeye igaruriraho utunduce tugeze kuri tubiri angani muri za teritwari muri Kitembe ndetse na Mushenyi. Ku munsi w'ejo twarababwiraga ko utuduce twigaruriwe, uyu munsi rero hongeye utundi tubiri tugiye kugenda tutubabwira utwo duce nutuhe. Hanyuma tugaruke gatoya muri Pinga ubwo ku mugoroba w'ejo mu ijoro ryakeye FARDC Wazalendo b'abasirikare basanga 7,000 bose bari berekejwe ku rugamba ariko bikarangira batangiye operation zikomeye cyane kuri M23 ngo abakure mu gace ka Katobi, Bihendu ndetse n'utundi duce tugeze kuri tubiri tubarizwamo M23, ahubwo byarangiye M23 bakubise cyane irangije irabapusa bose irabisa n'ibirukana muri tura duce, irangiza iragendera binjirana ahubwo mu duce ubwabo bayoboye. Ibyo bice byose rero tugiye kujya tubibabwira biri kubera mu rugamba, hanyuma tuze no kunyaruka tugere no muri Rucuro tubabwire uko byifashe urugamba rurakomeye. Muri access za Karehe hakomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane,
aho M23 ikomeje kugenda ikora operation zikomeye cyane n'ubundi igamije guhiga ndetse no guhigisha uruhinde bano barwanyi ba Wazalendo. Hanyuma turinjira muri Ituri tubabwire ko uyu mugabo Thomas Bank nyuma yo kuvuga ko ashaka gufata Gisangani ibintu byase bimubana ibibazo bikomeye cyane bitewe nuko FARDC ifatanyije na Codeco ku bitero bikomeye cyane byagabwe muri tumwe mu duce bayoboye hariya muri Ituri hafi na Zabuni ya Bwana Nilso. Urumva ko rero tugiye kubabwira amakuru akomeye cyane. Rero muri bako rero tubahaye ikaze muri amakuru yacu ntago ari amakuru ari buze kumara igihe kirekire. Icyo twe tubasaba no kubana natwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bibana neza. Gana Pacifique waramutse neza? Naramutse neza. Ndumva rwose update wabashe kuba utera akajisho. Update ni nyinshi cyane nyaboneka. Buriya ngiye hari ikintu nkunda kuvuga Bwana Nelson. Ura kutwumva utarakanze subscribe ibyo bintu nta bintu birimo. Nibara. Jya ureba hasi wanditse subscribe ukifungura ukabona ni mashini gani hamwe na Pacifique. Ewana jya uhita ureba handitse subscribe ukoreho kuko ibintu ugiye kujya wumva na amakuru y'ukuri kandi azira ikinyoma. Ubundi kuri wagiye kuvuga ngo na amarorerwa ntago ari amarorerwa yego ni amakuru meza amakuru aryoshye tuba twateguwe nkaruhuka uraruhuka rega ni itsinda rigari dufite imboni nyinshi abanyamakuru bagiye batandukanye hirya no hino tuba tubafite haba mu Burundi hose tuzatunyaruka tugereyo haba muri Kongo muri Uganda Tanzania hano mu gihugu imbere hose tubabwira uko byifashe mbese na amakuru batazajya bapfa gukura handi ku itangazamakuru bigiye bitandukanye. Ubwo rero kugira ngo wemererwe kuba umwe mu banyamuryango baruhuka Empire News ugomba gukanda subscribe hanyuma ntugacikwe n'amakuru tuzajya tugenda tukugezaho. Yego hanyuma rero nibyo navugaga hanyuma Bwana Pacifique ndetse n'abadukurikiye intambara cyangwa se urugamba bya nyabyo rugiye kuba rutangira ku mpande zose. Urabona ko amarenforcement akomeje gukorwa none ubu tuvugana tuyahere mu bice bya za Masisi. Duhere hano muri Kivu y'Amajyaruguru kuko rana Kivu y'Amajyepfo turayigarukamo tuyikuze kuko irimo intambara ikomeye cyane. Tubararikire yuko mugiye kumva ibice bishyashya hano muri Sud Kivu biri kubera mu rugamba namwe mutari muzi cyane. Reka duhere muri Nord Kivu aho urugamba rwatangiriye n'ubutse n'ubyo byatangiye. Urakubitira urakubitira Masisi. Kadukubitire tubanze muri Warikare. Simboka. Reka tubanze muri Warikare tubabwiye ko uyu munsi tariki ya kangahe ya 23 mu rukerera rwo muri iki gitondo n'ubundi ibitero bikomeye cyane byagabwe ku barwanyi ba M23 mu bice birimo Kibati Bwa Nelson. Ku munsi w'ejo twababwiraga ko irayi hafi no ku birombe byari famini ariko burya baje kurangira bakoze reprise strategique basubira inyuma bigarukira mu duce bari bagize bimwe nakubwiraga M23 nagishaka gufata uduce kuko ibishaka gufata uduce iba yagiye ikahita ifungira hariya ku birombe bya famini ikahaguma ahubwo ikarwana yerekeza he muri Warikare. Ariko bakoze icyo bita reprise strategique ibi ngibi rero bikaba bikozeho Wazalendo ndetse na FDLR nyinshi cyane kuko baje kubibeshyaho baravuga ati ubwo M23 avuyemo hariya bigaragara yuko buratwayitsi ati noneho reka dukore operation simusiga tubaramukirizeho ibitero bikomeye cyane turebe yuko dushobora gukuramo bira bice bagize gute bigaruriye. Ariko ibyago bibahuye nabyo Bwana Nelson muri amasaha 9 z'ijoro buri ibitero byatangiye saa 9 biraje bishyika saa 11:53 ubwo nari maze kubyuka neza cyane mbona umutaramu yanyoreje amakuru avuga ati rwatangiye yanyandikiye ngo rwatangiye saa 9 gutyo n'iminota 7 ati ibitero bishyashya biratangiye atariko tugiye kuko bitaduye imbwa tagahuru kimbwa kamuhireho. Amakuru mfite rero nuko ibitero birangiye mu kanya saa 11 Bwana Nelson ariko nubwo bimeze bityo byarangiye muri pinga naho bita bihinduka ibindi ibitero byabayeho byagabwe na Wazalendo na FARDC byagabwe kuri M23 bivugwa ko ari ibitero bimaze imisi bitegurwa n'abamerceneri bano bacashuro babiri burangiye sigaye mvuga ko ari n'abacashuro kuko na sinzi niba ari igisirikare cyangwa ari iki ko igisirikare kifatanya n'abantu kwica abandi nta gisirikare kirimo aho ngaho. Amakuru mfite azira igihuha nuko intwaro zari zatanzwe ku munsi ku itariki 19 Bwana Nelson nibwo ngo rokobuteri yuzi intwaro yaturutse muri Gisangani rokobuteri zigeze muri ebyiri ziraza zikubitara ku kabuga k'indege ka Kigoma izindi ebyiri zita zikomezanya abasirikare hano muri Pinga basanga 700 n'intwaro nyinshi cyane. Makuru ufite nuko zino ntwaro zaje hano muri kano kabuga k'indege ka Kigoma razamubi
ahangaha rero zije guhabwa Wazalendo. Ariyo mpamvu abasivile babonye ziriya ntwaro zingana kuriya, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe batangira no kugenda bazifata, barangije bazikoreshwa mu bikorwa bitemewe byo guhungabanya umutekano w'abasivile cyangwa se w'abaturage bashaka kwigwizaho ibintu byabo bwana Nelson. Ibi ngibi rero bikaba byo byatumye bakora imyigaragambyo bagahamagarira M23 kuza kubatabara. Ntibwatinze M23 ijyayo irabatabara ariko irongera ivamo. Icyo kibazo cyabayeho. Nyuma yo kuvamo rero Wazalendo ziravuga ati noneho ibyo mwigize byose muraje murebe, ariko ibyo bahuyera byo bwana Nelson nakubwira ko aragahuma munwa. Amakuru mfite nuko M23 azamutse noneho mu buryo bwa nyabwo, sinzi nibiri bwongere gukora repuri ngisubira inyuma. Gusa ndacyakurikirana, gusa aracyari kare. Ibitero bishyashya bishobora kuza kongera kugira gute kubyuka, bikongera kuza kuba wenda mu masaha ari imbere, sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ariko icyo mbabwiye cyo nkomeje kubikurikirana neza cyane gatanu kuri bagenzi kabo. Hanyuma intwaro rero zahawe bo Wazalendo nizo bari bakoresheje baza kugaba ibitero kuri M23, ariko basanga abana b'intare bari babizi neza yuko nubundi ariho hahandi ibitero bishyashya biri buze kugaragara. Barangije ntibaryama, barara bakavarinze ndetse banatega mbushi, kuko abeshi baguye muri ambushi. Bateza mbushi birangira Wazalendo bagize gute baziguyemo. Amakuru mfite kandi avuga ko uyu munsi n'ubundi mu gitondo mu rukerera mu kanya gato ya 11 rwose, munana kari mu kanya gatambutse, aracyari kare, ni mu kanya gatoya kabisa, ibitero bibaye muri Katobi, bibaye muri hano ubwo bageragezaga kugaba ibitero kuri M23, ariko nubundi mu 23 ibintu bakoreye ni ibyago bikomeye cyane. Ni ibyago kubera yuko ibyo bari biteze sibyo bahuye nabyo. Ibitero bishyashya bagabye birangiye ahubwo ari bo bagabwe igitero gishyashya gitunguranye gitumye iyi pinga isa kwisabwa Nelson dushobora kuza kuvuga ngo tombe, kuko ibyo bagabyemo ibitero n'uburyo kina bibonyemo byagaragaje yuko bari babigabye basa nkaho batiteguye. Kuko atiteguye n'ibande Wazalendo babigabye nka kwa kundi ari nk'udutero shuma, basa nkaho bavuga biyizeye bavuga ati turi benshi kandi M23 irara muri pinga ni bakeye, reka tubagabe igitero turebe yuko ari byavamo. Birangiye ubwo bisanga muri ambushi zikomeye cyane, kuko urumva M23 wabe yari yagabyeho udutero hano muri Katobi, muri Peti, muri Bihendu gukomeza. Babyigabaho igitero ku munsi w'ejo ibisubiza inyuma, irangije yigumira aho ngaho. Umunsi baravuga tubwo ejo twabagabye ibitero bigasa nkaho badukubise, reka twongere tuzindukireyo noneho tubazindukirizeho urugamba muri amasaha 11. Basubirayo, basubiyeyo rero niko guhura n'ibyago bikomeye cyane. M23 irabashushubikanya, irabakimbiza no muri pinga indani, irabirukanga wana ngo birutse kibuno mpamaguru yaze ngo zizi kwiruka. Abone nani mfitana amakuru twadukurikirana twatubona Wazalendo zidakunda guhunga, ariko uyu munsi bakinagiye kandi baba bari kurwana urugamba rukomeye hano muri bino bice. Sasa urumva ko bitoroshye ukiraho utubyo guhita ukomeza. Urumva urugamba rw'ibyo bice mbere na mbere kanje muri pinga ho gatoya. Muri pinga hari urugamba rukomeye cyane, hari intambara ikomeye aho navuga ko M23 iri kugerageza gukomanga, iri kugerageza gukomanga ndetse igasa n'injira, ariko bikaza kurangira bigaragaza ko General Masunzu hari ahantu hadanangiye ku rundi rwego. Pinga ni igice kibangamira Warikare, uriya niyo mpamvu haba mu rugamba hakabamo intambara, ariko bikanga. Pinga bayishyizemo imbaraga zikomeye cyane. FRDC yashyizemo igikuta itereka ibifaruhara kuri kera gasozi, ku buryo umutwe nyeshyamba cyangwa se M23 igiye kugerageza kuzamuka bayirasaha amakupura ateye ubwoba. Babwije uko reka tujye tuvugisha ukuri, pinga murabizi yahizwe kuva kera. Reba ibice bikikije ukuntu bingana, byo byavuyemo, ariko pinga iranga kugeza nubwo basaga n'abasimbukira hari kuri kabuga k'indege tukavuga ati bura barahita basohokamo hariya, ariko biranga n'uyu munsi. Pinga niyo ya mbere yamaze kubera inga bikingira Warikare ku rundi rwego na Warikare. Byaranze yawe pinga ivuyemo Warikare yabibaye cyahindire. Ikindi pinga ifitwe n'umuzalendo ukomeye cyane. Uyu mugabo Gidoshi Mirayi kuva natangira kumwumva, kuva runo rugamba rwatangira yahoze muri pinga, ariko ntago aravamo. Harakubitwa n'umunsi wari mwe ngo wenda ngo bamukuremo, gusa ajya kubitwa agahunga akongera akagaruka. Ibi ni ibitero nkuko nabibabwiye, nkuko mubyumvishije ibice byose biri kuberamo. Ni ibitero bigaragaza
gutangira gushya kw'intambara muri Nord Kivu kugira ngo abantu baze kubyumva neza cyane. Ni ibitero bigaragaza atake muri territoire zose, muri territoire zose uko babipanze, uko babiteguye. Urabona ko bisa nkaho ibi byose, ibiganiro byose biri kubera i Doha, byabereye i Doha, basa nkaho wayifashe nk'intangiriro z'intambara, cyangwa se bakaba barasinyira amasezerano, baremewe biriya kugira ngo bikure i Qatar. Urumva ngo bikure i Qatar, kugira ngo bikure i Qatar, kuko nubwo bimeze bityo mu rugamba rwose, kuko urugamba rugiye kuba ntabwo Qatar izigera ruhagarika ngo bikunde, ntabwo yaruhagarika, nta n'ikintu bakora ngo bikunde. Ikintu cyo cyonyine bakora Tshisekedi bamukuyeho, Tshisekedi se bamukuyeho, ngira ngo abantu babyumve, kuko nimba muri kubyumva iyo ntambara nkuko byumvishije yazindutse, noneho yarakiri muri izo za Masisi nahe na Warikare atutaragaruka muri Rucuro ngo mwumve. Ngiye nanze kuvuga namuretse ngavuga, ndagira ngo mbere ko twinjira muri Rucuro mwumve Masisi barashaka kuyigarurira. Masisi mwibutse ko ntago ari M23 yatatse muri Masisi, ni Wazalendo na FDLR nibo bari kwataka, nibo bari kwataka, kandi urugamba rukomeye cyane basanga bamaze igihe barutegura, bari gutegura urugamba cyane. Bivuze ngo mu gihe bari ari Doha bo bari tayari cyane. Bivuze ngo urugamba ku mpande zombi tutaregera muri Uvira, urugamba rwamaze kuba urugamba, kandi biragaragara ko bashaka bamwe numva ejo ku munsi w'ejo baratatse hari Goma, umujyi wa Goma, abandi bakaba bari kwataka Masisi, baza bakaba bari muri Masisi bari kuza, batangiye kuza kujya kumva ngo no muri za saa. Dore ubundi ku muhanda wa Tongo werekeza Kabizo batangije urugamba n'ibitero bikomeye cyane muri iki gitondo. Ni muri groupement ya Binza niho ibi bitero bishyashya byabaye uyu munsi, no ku munsi w'ejo utu duce twose twagaragayemo urugamba. Ubu rero bwana Nelson, nitubwira abantu uti gahunda ya leta Kinshasa iri gushyirwa mu bikorwa nkuko babipanze, ntago tuba tubeshye, kubera ko ubwe umuvugizi wa M23 mu bya politike Laurent Kanyuka yaravuze ati twe dutewe impungenge n'abasirikare leta Kinshasa yagotesheje ibice byose tugize gute dufite. Hanyuma rero twiteze ibitero bishyashya bishobora kutugabwaho isaha ku isaha. Ati niyo mpamvu ugiye mvuze uko nguko ubwiye twirwanyeho ntazagira uturenganya. Sasa rero bwa Nelson, ibintu tubijyanyiranye n'ibikorwa M23 iri gukorana muri Masisi. M23 yatangiye ibikorwa byinshi ndetse yabihereye hano muri Nyabyondo. Ubu ngubu n'igitangaje, ushobora kuza kumva Nyabyondo uyu munsi bwije nta sasu rivugiyemo, kuko Nyabyondo ku munsi w'ejo twaje tugira ngo ni ibitero bya FDLR bagabye kuri M23, kumbi M23 irimo ikora operation zo guhiga FDLR ndetse na Wazalendo. Hanyuma rero hano kuri uyu muhanda n'umundi uva uwerekeza muri za Tongo ndetse na werekeza na hano muri za Kabizo, uru rugamba rurimo narwo ngo nurwaye mu 23. Wazalendo zari zahawe ishingano yuko zigomba gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba batesha umutwe mu 23. Hanyuma M23 ikabura branche nyine, ikabura buryo ki ibikotorora, hanyuma bakabaga bitero tunguranye ngo biturutse muri za Warikare, urumva, bakinjira hano muri za Nyabyondo, baciye hano za Breusa na za Rusamambo, bakata bazamuka bakerekeza hariya n'ubundi kuri territoire nkuru ya Masisi. Kandi Masisi buriya ni imwe muri territoire zikomeye cyane mu veturu itapfa kurekura, kuko territoire icyambere ni nini cyane, ni nini pe, ni nini cyane, ni inga ijya kungana na Warikare, nuko Warikare ari amashyamba. Hanyuma ngo niba mara gukuramo, niba zamuka bahita bajya kuri musozi, niba ari uno musozi ninza kubibuka ndawo babwira, uri musozi uri hejuru ya territoire ya Masisi, cyamunyibutsa muri comment kabisa biremewe. Uyu musozi ngo niba mara kuwufata kubura no umusozi M23 bwa mbere ubundi ijya gufata nayo Masisi, yabanje yinjira muri uriya musozi iri hejuru ya Masisi, kuko Masisi isa nkaho iri munsi y'uno musozi, ikabimeze nk'urwina mu kuntu, kuko na hantu umuntu ari hejuru ku musozi aba kotorora. Kuri bukake M23 afashe uwo munsi bwakiye bayikuramo, bayikuyemo iragenda izamuka ijya kuri kare agasozi, bukeye bwaho naho irongera irabakubita, kuko yari iri kubareba mu bwonko, ibyo bakoraga byose barabibonaga igihe batangiraga gukubita abaturage. Hanyuma rero bano Wazalendo bose bari bahawe ishingano cyangwa se bari bategetswe ko bagomba gutesha umutwe M23 ngo ntibagatume ngo bicara hamwe, ngo bajye bahura mu rugamba nyine rudashira.
hanyuma rero ibingibi M23 yicaye ibitekerezaho iravuga ati ibi ntabyo muri Axe twigaruriye nta mpamvu yo kumvikanamo amasasu n'urugamba batangije operation z'umukwabo ndetse n'ibitero bitunguranye ku birindiro by'abarwanyi aho bibarizwa hariho hose makuru aravuga ko kandi uyu munsi ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo muri Nyabyondo hagaragaye abasirikare 17 ndaje mbabwira abandi basaba 32 babiripotinze muri ofamando ya mbere ndetse na ofamando ya kabiri ni mu gace gahanye imbibi na Masisi kajya muri za Rubero ngira ngo urahazi neza cyane ahangaha rero hano nibwo yiripotinze ejo 17 uyu munsi ni mugoroba ku munsi nabwo ni ku munsi w'ejo yego ni mu kugica munsi ku mugoroba w'ejo bari reportinze 37 gusa ntabwo makuru twabashije kuyabona ngo tuyababwire ariko turababwiye ko ejo nanone ku mugoroba mu masaha 11 gutyo ngo n'igice abazarendo 37 baturutse hano muri ofamando ya mbere ndetse na ofamando ya kabiri wazarendo n'umundi zari reportinze kuri M23 hanyuma rero bwaneriso ibyo bikagaragaza itsinzi ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 bitewe nuko coalition bahanganye isa nk'aho iri kugenda icika intege nubwo imbaraga ubona ko zikiri zose ariko uko bigaragara ko ariko kose M23 iri mu kazi umutwe nyashyamba M23 uri mu kazi mwumva ko umuvandimwe rwose amakuru hano bayateguye nanjye mba ndi kumuha akanya kugira ngo yigaragaze kugira ngo mu by'ukuri amakuru yamaze kubategura ayabagezeho mu buryo bwiza cyane twihuse rero mu makuru yacu nanjye cyangwa se makuru akomeje kugenda ngeraho nyuma y'uko babwiye urugamba ari kubera muri ibyo bice nkuko namaze kubibabwira murumva ko muri access zose zirimo intambara mbere ko ninjira mu mujyi wa Uvira ndetse na Bukavu muke mbanze mpere mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo none nkuko twababwiye mu mujyi wa Goma habaye ibitero bikangaranye biteye ubwoba ni bitero mu by'ukuri byatunguye umutwe nyeshyamba wa M23 ibi bitero byari bigamije ntago navuga ngo byari bigamije gufata umujyi wa Goma byari bigamije kubereka ko ubwo bari tayari bagiye kubataka bijyanyabyo kuko barabizi neza ko ibitero byo gufata umujyi wa Goma byagoranye kabiri bari bazi neza ibyo bakoze batatse ibitero kugira ngo amenye noneho ibirindiro by'aba bagabo biherereye hehe mu buryo bwiza bwo kuza kubataka baranyura hehe mu yandi magambo kwari ukwiga itere kwari kwiga tere cyangwa kwari kwiga ibice by'urugamba uko bihagaze kwari kwiga ibice by'urugamba uko bihagaze bituma rero mu by'ukuri bataka ibice byose ndetse bararwana ku buryo bukomeye cyane ariko amakuru nkuko abantu bajya mu makuru bakubita bavuga ati twabashwirageje twakubise twageze gute hakandi hafatiwemo n'amateka nyinshi cyane bivuze ngo rero umujyi wa Goma ni ukuba maso cyane kurusha burya ntago navuga ngo umutekano urahari akandi hakaba hari umugambi umaze igihe kinini cyane ucurwa cyangwa se amakuru amaze igihe kinini cyane avugwa yuko bari gutegura ibitero byo gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri rusange bivuze ngo hari ibitero bigiye guturuka muri Nord Kivu ari mu ibyo bice nko byo bitandukanye kandi biremereye cyane Masisi Rucuro ndetse cyane cyane n'umujyi wa Goma ndetse ibindi bikaza guturuka ndaza kubabwira ibindi bishobora bigiye guturuka hariya muri za hariya nahangire mbere ko ninjira mu mujyi wa Vindani bigiye guturuka hanga ikibuga za Kavumu hariya hepfo cyane mbere ko ugera ku kibuga kinini cya Kavumu hamaze iminsi yabaye imirwano ikomeye cyane kuri Wazalendo ari ikomeje kugenda yataka umutwe nyeshyamba ariko bikaza kurangira M23 ibasubije inyuma cyane ubu tuvugana amakuru ahari aratubwira ko Generali Foka Mike yamaze kudoginga ava muri Uvira arasimbuka araza ngo ageranga ntumbaze izo nzira yanyuzemo ngo nizihe ni ugiye kubara urugamba ruri hano amakuru avuga ko ari buze kugerageza guhera hangaha muri Kavumu ndetse n'abandi bazarendo bahari ngo bakataka mpaka bakamanuka Bukavu na abandi ngira ngo ho byamaze kubapfubana kuko gahunda yari kumanuka za Gatogota bakagamanuka za Kamanyora urumva bakazamuka ubwo za Kamanyora urumva bari guca za Ruvungi kuvuga baza kuri M23 kuvuga coalition se yanyura nyine nicyo ni kukubwira bararaburije cyangwa se byaranze mu yandi magambo plan yari yo kuza guhurira nga mu Plaine de Rusizi cyangwa se Kamanyora nabo bagahita bataka n'abandi bakamanuka ruguru muri Bukavu bahuriza hanga indani bamagurize indani bagafata umugambi wo kuzamuka berekeza za Karehe urumva ariko nk'abantu mwereka babwiza ukuri buriya niyo uri kugenda wikoreye ikintu ku mutwe ese ari ukugenda umanuka no kugenda zamuka ahoroshye ni hehe ntabwo ahoroshye no kuzamuka wikoreye ahoroshye no kuzamuka
mu gihe wikoreye ahagoye ni ukumanuka. Iki kintu sinzi niba uri kucyumva. Iyo wikoreye ahantu hazamuka niho hakorohera. Okay. Ahantu hamanuka haragora cyane ku muntu wikoreye. Ngewe ndagira ngo nimvishirize abantu. Siniyumvishe ukuntu M23 yabakunkubukanyira bakankubukana. Irabamanukana barirukankana. Ibageza Uvira. Sinumvishe ukuntu bari buza kongera kuyizamura. Sinumvishe ukuntu bashaka kongera kuyizamura. Ngiye mbona ari nk'inzozi. Ni mbona ari nk'inzozi mbi ngiye. Ni ibintu bishoboka cyane. Ntago bibona ntago coalition yazamura M23 ngo ikure Bukavu. Reka ngobwire bwana Niriso irugamba intambara ni intambara. Ibyo byo none sinabyemera. N'umujyi wa Goma n'umujyi wa Ese reka ngo urugero Ukraine ntago uzi ko yigeze kurasa Urusi kanafata mu duce. Na za Kiev yagezeyo. Nese ubwo oya Ukraine nyine ndi kukubwira yageze Kiev nyine mu Burusiya. None se kucyumva ko M23 batayikubita ahubwo kanegeza ni Goma. Birashoboka cyane kuko bari mu ntambara. Igihe icyo ari cyo cyose intambara iri kuba nta uratsinda ugaragara. Ngagende afata ibyo bice byose. M23 bigaragaza yuko ariyo yagitsinda cyane kurusha coalition bahanganye. Ariko nanone ntibivuze yuko bataba birindukana. Baba birindukana ugasanga ibintu bibaye bibi cyane ugasanga Bukavu bivuyemo ubwo mivuyemo n'utundi duce tugiye tuvamo. Ariko kubera ko bitaraba kwe icyo mbona cyo nuko M23 ubwo ari ikomeje kugenda yavasa ifata utundi duce twishi cyane tubarizwa hano muri territoire n'ubundi by'umwariko ya Warika. Niba usubu tuvugana bari kurwanira muri territoire ya Uvira urumva Uvira ibiriki. Erega buriya byari bigoye cyane igihe barwaniraga hano muri za hano ubundi Bukavu sindi kwibuka neza Bukavu territoire herereyemo ariko mu kanya gato ndaza kuba nyibuka. Hanyuma ubu tuvugana bakaba bari kurwanira muri Warungu bakarwanira no muri Mfizi bakarwanira no muri Mwenga bakaba no kurwana muri territoire ya Uvira. Bivuze ngo Uvira ni territoire nini cyane bari kuyirwaniramo bivuze ngo Uvira bayirimo none ko bayirimo rero icyo nacyo ni ikindi kintu kiri kubabaza coalition cyane. Erega bura bavuga ati byibura mujye tubakubitira ari muhereza nyangeze pana kuvuga ngo mwamanutse mwageze za Katogote ibitero bishyashya. Breaking news axe ya Runingo ubu tuvugana harimo urugamba Runingo ahangaha ni hafi nano za Kiribu uzamuka werekeza za Sange. M23 arenze Sange iri kurwanira Runingo. Baba mercenaires bari bigiza karaha kagiye ku masaha mugoroba ubu tuvugana muri iki gitondo ngo bazinzu twangushye bose bari kwerekeza muri za Uvira bari guhunga ibintu bimeze nabi cyane. Ariko ibi ngibi nkahita nkabibona nka wa mugambi wa Tshisekedi wo kuvuga ngo M23 muyireke ewana ati muyireke ifata uduce yongeza utundi ati nanjye aho mbategenda hazi muri aya mahame y'amasezerano nzagaragaza neza uruhare M23 agize mu kwigarura uduce twishi mu gihe twari turi mu mahame y'amasezerano. Runingo yarafashwe cyo ni cyambere wabaga ko yafashwe Runingo nyine yarafashwe ariko ari irimo mu gufatwa nyine mu yarafashwe ariko mu gufatwa kubera ko ntago nahita nemeza ko nge M23 yarenze za Sange kubera ko Kiriba na Sange ntago M23 irinjiramo neza. Oya M23 ahantu iri kiri kurwanira iri kurwanira muri utu duce tubiri ngiye kubabwira iri yarenze gusa Sange nta rugamba rurimo ahubwo iri kurwana muri Runingo hagati ya Kiriba na Runingo. Yego naho urugamba rwo guhinanira ni Runingo. Hanyuma mumenye neza ko neza ni ibiro 22 ni ibirometero 27 awinjira mu mujyi wa Uvira indandi. Bivuze ngo ikosa rimwe leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bari buza gukora muri urugamba badakoresha ubwenge bwinshi. Uvira tombe Bujumbura tombe kandi uko niko kuri Uvira tombe Bujumbura tombe ariko Bujumbura kandi restare kono nawe bivugamo ngumva ntibishoboka impamvu nago Bujumbura apfa kuba batombute ariko azaba erega buriya nifata umujyi wa Uvira iyo mufashe umujyi wa Uvira Bujumbura nayo nta mahoro yabifite kuko cyambere icyambere izahita yibera muri Kongo Bujumbura karaga chaka Bujumbura kazahita kaba muri Kongo uzi impamvu kazahita gaturwamo n'abakongomani benshi. Abakongomani bavuga ngo nabahe abambere bazaba ari impunzi muretse bavuye muri Uvira Bujumbura koko akugerageza utekereze kure cyane. Icyambere ndi kubyumva Uvira azabera mu rugamba rukomeye cyangwa azagiye kubera mu rugamba rukomeye. Urwo rugamba rukomeye
ntabwo bari buze guhungira za Fizi niba ajya hazajya bake ahandi no mu mazi y'Itanganyika urumva amakuru ufite nuko Ventura igiye gukatingura mu muhanda wenyine usigaye werekeza za Fizi hari werekeza muri nimara kandi urabizi ko nicyo kintu cya mbere gikora abasirikare benshi nanone urumva n'ingabo z'u Burundi bashobora kuba bagiye gufatwa rwa mikono ati kuki rero M23 niba igiye gukatinga uwo muhanda nk'uko uvuze uva muri Kaze werekeza muri za Mfizi ndetse na za Mwenga na hariya urumva muri Fizi buriya na hano naho harewe y'abasirikare benshi cyane nyine bariyo yewe na Mwenga niyo n'aba FARDC n'aba FDNB bana bariyo benshi kuko urana bino bitero bimaze iminsi nibo babigabaga none M23 ikatinze uwo muhanda he ntibajya Baraka ntibajya Kare uko byagenze mu gihe Goma uko mu gihe Goma afashwe ni nako bagiye gufata Uvira nikiye ariko uko Goma yafashwe ubitandukanye nuko Uvira yafatwa bose bafite aho guhungira barahafite hariya nicyo nshaka kukubwira nyine icyo nshaka kukubwira aho ibitero ntibizashira icyo nshaka kukubwira bakatinze uriya muhanda nibakatinga uriya muhanda ntaya iyo za Minembwe cyangwa za Fizi aho ngaho bizaba birangiye nta guhungirayo abazaba bashoboye cyangwa icyo navuga ko kwatafatirwa mu matekwa nyinshi ka Bujumbura izabihari n'izabisigaye impamvu mubwira ngo impamvu n'abadukurikiye babyumve impamvu mvuga ngo Bujumbura izahita iba igice cyo muri Kongo izatoramo abaturage bo muri Uvira benshi n'ubundi barimo genda bahungirayo ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abazarendo na FDL bazaba bari ara muri Uvira bazahungira muri Bujumbura kara gace gahita kaba muri Kongo kete kibera ko muri Kongo kabe muri none se natwa ko muri Kongo kazaba gatowe n'abakongomani hafi ya gusa ikindi cya kabiri umugabo uteveste nemba ndayishimiye we afite ubwoba bwa murenze bwuko Uvira Ubujumbura iri mu mazi abira icyo yarinze kigiye kuba imfabusa buriya nakubeshye iyo yumvishe ngo barashe M23 yumvishe ngo barashe M23 hano hafi atavuga ati yo babayiretse ati bo bangeze ati yumvishe ngo M23 bayirashe ahita avuga ati yo babayiretse kubera ko icyambere kano gace ka Kitembo ku munsi w'ejo kafashwe kuko batatse M23 siko gusa na Musenyi kuko ituno ejo nayo basobanuriye ndababwira badufashe kuko M23 bari bayatakiye iyo hirya za Rurambo izi bakurikiye irabirukankana ibagize za Kitembo ibakuramo barirukanka njyango nari basobanuriye barazamuka birukanka bakinagira kibuno mpamaguru jya wongeraho ko birangira ako gace gafashwe ni kimwe rero uko M23 nibi yari yageze za Runingo ikava Gatogota ikava Kaziba ikava Gatogota Kaziba ikagera iyo za Runingo ikagera za Sange ikabiri kugera za Sange bivuze ngo kwataka M23 muri Runingo ni ugutanga umujyi wa Uvira cyangwa se kwataka M23 muri Runingo cyangwa se mu gihe yabagize Sange cyangwa Kiriba uretse nyiraho ngaho kwataka M23 cyangwa se kurasa kuri M23 mu gihe M23 yageze Kiriba niba ataka M23 yageze Kiriba niba ataka M23 yageze Kiriba siniteye kuri kara gace ka Huwezi kari hariya gasigaye kugira karako ni nk'ikiraro cyambuka cyerekeza mu gihe wa Vindani rwagati yego kwataka M23 yageze ari Kiriba bura nigira ari Kiriba niba shaka bazavuga ati turemeye mureke tugume muri Uvira ntabwo twongera kubarasaho ntaho tujye kubera ko kubarasaho niba yagera ari Kiriba bakayirasaho nkuko bayirashe ejo bundi umujyi wa Uvira neza harabera icyo twita masaka ibyo bakora byari byo byose bari gusumikira kuko M23 ntago ari M23 igomba kujya mu mujyi wa Uvira ngo ivuge ngo irakorera police strategique yongere uvemo ese bavamo gute oya nimba bamaze kugera aho ngaho bakayataka iraza gusa ntago ipfa kwizibwe ngo iraje kuri ubu yarateguye mu gihe gitambutse yarateguye cyane ndende kuvuga ngo kuri ubu M23 iri ku gitutu gikomeye cyane cyo gufata umujyi wa Uvira ishyirwaho n'iki na leta Kinshasa ibi bintu bwana Nelson nyamara ndi kuvuga ngo tubyitonde kubera ko M23 ntago yakabaye iri kwatakwa gutya kuko urana ko uko byagenda uko ariko kose bano barwanyi bari gushaka ko M23 byibura isatira Uvira none babona urwitwazo bajyana i Rwanda erega ibiganiro byabaye ntago Kisekedi yabishakaga na Neva ntiyabishakaga bashobora kuba bumvikanye bakavuga ati twebwe reka dutungure M23 duse n'abayiha tuno duce
hanyuma turebe yuko yagira gute yatwataka noneho natwe tubone icyo twitwaza tujyana muri Katari tujye kureba ibyo tuvuga ariko M23 nayimenya ubwenge iri kujya yataka igakubita ikavanamo agace kamwe yarangiza ikongera ikigumira aho ngaho ubundi ikarwana no kukarinda kugira ngo ya misi yicume hanyuma nirangira urebe ibiba uzirebera ibintu biba bwana neza je ndi kubivuga bitewe nuko ngiye bifite amakuru hanyuma turaje tujye mu rurambo ariko uduce turi muri kabiri lele yego nibyo uduce turimo Luke na Gatobotobo muri setwari cyangwa se muri groupement ya Nyamaboko wari wayivuzeho uwo muri groupement ya Nyamaboko ahangaha muri setwari ya Masisi iki gice M23 yamaze kukigarurira mu yandi magambo yagifashe kuko itari kirimo ubyumve neza cyane mu yandi magambo bayatatseho kwa kundi nyine bari kwirasaho irangije nayo ikora mu trigger irabakurikirana igafata kano gace ni nyuma mu by'ukuri rero ngo yo kwirukanamo imitwe ya Nyatura iri muri yo leta ya DC yise Wazalendo cyangwa se nkuko amakuru atangwa n'abatware bo muri Masisi abyemeza andi makuru kandi avuga ko usibye turiya duce M23 igaruriye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri groupement za Walawo Yungu ndetse na Walawo Oloba ziherereye muri territoire ya Walikale itangazamakuru ryo muri Kongo kandi bivuga ko byibura M23 imaze iminsi 3 irwana n'ingabo za leta ku mirongo y'urugamba myinshi muri territoire ya Masisi ndetse na Rucuro impande zombi zikomeje imirwano mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize zasinye Idoha muri Qatar inyandiko y'amahame ngenerwaho iganisha ku masezerano yo guhagarika intambara mu byo zumvikanye harimo gutanga gahenge gahoraho gahenge karanze kuko byonyine bakiva Idoha bukeye nibwo FARDC yagabye igitero kuri M23 byari bikomeye umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka icyakora aheruka gutangaza ko leta Kinshasa ikomeje kwica ibyo bumvikanye mu byo ayishinja hakaba harimo kuba ikomeje kurunda ingabo mu bice bigiye bitandukanye ibi byo kurunda ingabo nyine mu bice bigiye bitandukanye bagireka nyine barunde baje kwataka hanyuma rero nabwiraga ngo reka mbanze babwire ibyigoma kugira ngo mubyumve neza cyane ntagara amakuru tuba duhimbana amakuru abahari amakuru avuga ko noneho byibuze umutuzo wongeye kugaruka kuri uyu wa kabiri ubwo ni ku munsi w'ejo watambutse Nyakanga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma nyuma y'ijoro ryaranzwe n'amasasu menshi ryo kuwa mbere ku tariki ya 20 Nyakanga hagati ya saa 4 na saa 5 z'ijoro ku isaha yaho nk'uko amakuru kandi aturuka mu basivile n'ubuyobozi abivuga itsinda ritamenyekanye ry'abakekwaho kuba abarwanyi ba Wazalendo baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga batera ibirindiro bya FCM 23 igitero cyabereye ku mupaka uhuza agace ka Mugunga Goma ndetse na groupement ya Rusayo ho muri territoire ya Nyiragongo nkuko bitangazwa ndetse na Radio Okapi iyi mirwano kandi yari ikaze cyane kandi amazu menshi yakoreshejwe na AFC M23 ngo yatwitse n'abateye bane magambo karabaye umubare w'abantu bapfuye cyangwa ibintu byangiritse nturamenyekana mu gihe imirwano yari yibanze muri groupement ya Rusayo guturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje byateje ubwoba mu duce twa Mugunga Ndosho Keshero ndetse binabatera urujijo nuko byagenze rero ni ku rugamba rwabaye kuko ndimo ndababwira kandi mu by'ukuri n'ubundi igitero kizataka giturutse muri Virunga bwa na Pacifique so nibyo rero ahandi ni Rurambo ahanga tugarutsa ngo muri Sud Kivu nyine Rurambo urumva ko ntago byoroshye nakana gatoya naho urugamba wamusikara ngo yakuru urugamba muri Rurambo rugikomeje bwa na Pacifique Rurambo urugamba ruracyakomeje ndabona hano ngo mu Minembwe ngakazuba karamutse karasa neza cyane nta rugamba tumeze neza twirwana bameze neza ati drone yarahanuwe yari imeze nk'amasazi kuri bo yari yarabaye nk'isazi burundu yari izirinze ara mu Minembwe reka tunerekeze ku musozo amasanda abona yadufashe hanyuma tuza kugaruka tuzanye umuzingo w'amakuru yacu ari imbere rero mwakoze cyane reka tubashimire mukoze mukore subscribe cyangwa abone kugira ngo murusheho kugenda mubana natwe basi kamushimire
wakoze cyane bwa Nelson tuze kuba dusubira rero bye bye.